amasomo n'inyigisho ku munsi mukuru w'isubira mu ijoro rya Nyagasani Asensiyo, umwaka wa liturujia A. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 11, Zaburi ni ya 47 na 6 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibara mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefeso umutwe wa mbere umurongo wa 17 kugera ku 23, na Evanjili ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 16 kugera ku wa 20. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Teofili we, mu gitabo cyanjye cya mbere nanditse ibyo Yesu yakoze n'ibyo yigishije byose kuva mu ntangiriro kugera ubwo ajyanwe mu ijuru, amaze guha intumwa yari yaritoreye amabwiriza yabigirishije Roho Mutagatifu. Nabo yari yariyeretse nyuma y'ibabara rye yari muzima, abihamya akoresheje ibimenyetso byinshi. Nuko babonekera mu minsi 40 abaganirira iby'ingoma y'Imana. Igihe ariho asangira nabo, abategeka ko batazatirimuka i Yerusalemu, ahubwo ko bazahategerereza iby'Imana Data yasezeranye. Arababwira ati, ni nabyo mwanyumvanye ngo Yohani yabatirishije amazi, naho mwebwe muzabatirizwa muri Roho Mutagatifu nyuma y'iminsi mikeya. Nuko bakaba bateraniye hamwe, maze baramubaza bati, Nyagasani, mbese niho ugiye kubyutsa ingoma ya Isiraheli? Arabasubiza ati, si mwebwe mugenewe kumenya ibihe n'amagingo Data yageneye ubutegetsi bwe bwite, ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambera abahamya i Yerusalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, azamurwa mu ijuru bamureba, maze igicu kiramukingiriza ntibongera kumubona. Uko bagahanze amaso ejuru, Yesu amaze kugenda, babona abantu babiri bambaye imyambaro yererana bahagaze iruhande rwabo. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galileya, ni iki kibahagaritse aho mureba mu ijuru? Yesu wo ubavanywemo akajyanwa mu ijuru, azaza nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana izamutse bayiha impundu, uhoraho azamutse avugirwa n'impanda. Miryango mwese nimukome yombi, musingize Imana mu rwamo rw'ibyishimo, kuko uhoraho ari umusumba byose, ari uterabwoba, akaba umwami w'igihangange ku isi yose. Imana izamutse bahiye impundu, uhoraho azamutse avugirwa n'impanda. Nimucurangire uhoraho, nimucurangire umwami wacu, nimucurange, kuko Imana ariyo mwami w'isi yose. Nimucurange mwimaze yo mu byamamaze, uhoraho ni umwami ugenga amahanga. Imana itetse ku ntebe yayo yuje ubutungane. Imana izamutse bayiha impundu, uhoraho azamutse avugirwa n'impanda. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, y'umubyeyi wuje ikuzo, nibaha umutima w'ubwenge n'ubushishuke, maze muyimenye rwose. Ubonye yamurikiye amaso y'umutima wanyu, mugasobanukirwa n'ukwizera mukesha ubutogwe bwanyu, n'ikuzo rihebuje muzigamiwe ho umurage hamwe n'abatagatifurwe, mugasobanukirwa kandi n'ububasha bwayo butagereranywa yadusesuyeho twebwe abemera. Izo mbaraga zitagira urugero yanazigaragarije muri Kristo, igihe umuzuye mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo mu ijuru, hejuru y'icyitwa igikomangoma, igihanganye, ikinyabubasha n'ikinyabutegetsi cyose, ndetse no hejuru y'irindi zina ryose ryashobora kuvugwa ubu no mu bihe bizaza. Ishyira rero byose munsi y'ibirenge bye, kandi imbere ya byose mugira umutwe wa Kiliziya, ariyo mubiri n'umusendero w'Imana ubwayo isendereyemo ku buryo bwose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aleluya, aleluya. Imana izamutse bayiha impundu, yatumbagiye hejuru ya byose. Aleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa 11 bajya mu Galileya ku musozi Yesu yari yarabarangiye. Bamubonye barapfukama, bamwe ariko bashidikanya. Yesu arabegera arababwira ati, nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Aleluya. Yesu Kristo akuzwe. Aleluya. Yesu Kristo akuzwe. Aleluya.
uwazamutse mu ijuru abe bamuhanze amaso bifuza kuzamukana nawe, cyangwa se mu mitima yabo barimo bazamukana nawe. Uwasezeranyije abe imbaraga ziturutse mu ijuru, Roho Mutagatifu, kugira ngo bamubere abahamya kugera ku mpera z'isi. Uwazutse mu bapfuye akagaragaza ububasha bwa se abwereka isi kugira ngo imuyoboke ntacyo yikanga. Uwahawe ububasha mu ijuru no ku isi. Uwasezeranyije abigishwa be kuzaba ari kumwe nabo mu bihe byose kugeza ku ndunduro y'ibihe. Nyagasani Yesu Kristo wapfuye akazuka aje adusangana akanyamuneza mu bubasha bw'ijambo rye kugira ngo akomeze adutagatifuze. Kuri uyu munsi rero mukuru wa Asensiyo hari amagambo abiri umuntu yavuga: ikuzo n'ubutumwa. Yezu Kristo uri mu ikuzo, Yezu Kristo ugaragaza ikuzo rye, Yezu Kristo ubengerana ikuzo. Hamwe n'abariya bagabo bo mu Galileya ndetse n'abariya bamarayika baje babasanga, twese duhanze amaso Yezu. Yezu watsinze isi, uzamukanye ikuzo. Amizero y'abantu bose bababajwe na byinshi muri iyi si, ko byose bifite iherezo, kandi iryo herezo ari we ubwe. Turangamiye Yezu Kristo kuri uyu munsi nk'amizero y'abantu bose bategereje ko ikuzo ryabo ritangira, ko amahoro yabo atangira, ko ibyishimo byabo bitangira, ko ibihe byabo bitagatifu bitangira. Kandi iyo ntangiriro ni Yezu ubwe uvuga ati ninjye ntangiriro n'iherezo. Mu Byahishuwe umutwe wa 2 umurongo wa 5 turangamiye Yezu Kristo kuzo rizima ryacu. Nta handi dushobora kubonera ikuzo nyaryo usibye muri we ubwe. Yezu Kristo wapfuye akazuka, Yezu Kristo watsinze icyaha, Yezu Kristo watsinze urupfu. Iryo kuzo araryereka abe azamuka. Ubundi ikimenyetso cyo kuzamuka nyine, kuzamuka mu ntera, ni iryo kuzo nyine. Mugiye kumanuka guhanantuka nk'uko bivugwa kuri shitani ngo cya gikoko mu Byahishuwe mu mutwe wa 7, cya gikoko kirahananturwa, cyangwa se bavuga uburyo Babiloni hananturwa. Yezu Kristo we ntahananturwa, arazamurwa mu ikuzo. Ikuzo rya Nyagasani Yezu. Hamwe nawe rero natwe turazamurwa, twaye kurebayo gusa, twe kumureba gusa, twe kumuhanga amaso gusa, ahubwo twemere ko nta handi dushobora kuzamurirwa muri iyi si atari muri we. Abantu bashobora kuguha amashyi bakakuvuga neza, ariko ayo mashyi baguha ejo bakazayafatisha imihoro cyangwa imbunda, cyangwa se bakayagukubitisha inshyi cyangwa amakofi.
abantu bashobora kukuvuga neza uyu munsi, urwo rurimi bakuvugisha neza, bakuririmba, bakurata, ejo akaba ari rwo bakoresha bagusebya, bagushyira hasi, cyangwa se ku mugaragaro bakakuvuga neza, bagera hihishe rwa rurimi bakuvugisha ku mugaragaro, ahiherereye bakaguhanantura barukoresheje. Birababaje rero ko twebwe abantu mu bicumuro byacu, aho gushaka gukuzwanya na Kristo Yezu cyangwa se kwakira ikuzo rye gusa, dushaka iryo abantu baduha, ko abantu badushima, ko abantu batuvuga neza, kanaka ni umuntu mwiza, nta muntu agirira nabi, nta muntu avuga nabi, nta muntu akomeretsa, ni umuntu mwiza. Yezu rero akaba yakubwira amagambo ati, byakumarira iki kwigarurira isi yose ariko ubuze ubugingo bwawe? Muri Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 34 kugera ku 38. Byakumarira iki? Ubundi nanone Yezu akavuga ati, baragowe abantu bavugwa neza n'abandi, kuko ari uko nguko abahanura b'inyoma bavugwaga neza na rubanda. Muri Luka 6:20-26. Ahubwo Yezu akavuga ati, murahirwa niba batuka bakabatoteza bakababeshyera, ari njye babahora, muzishime munezerwe. Muri Matayo 5:11-12. Iryo kuzo rero Yezu Kristo yambitswe cyangwa yambaye kubw'ububasha bwe bwite, tuzi aho ryanyuze, uburyo yahinduwe umusazi, agatereranwa, akambikwa ubusa ku musaraba n'abantu, ariko nyamara nguwo tumuhanze amaso azamutse, kandi ntawe ushobora noneho kumufata ngo abimubuze. Iryo kuzo rero niryo abantu bagombye gushaka, abakristo. Ikuzo hamwe na Kristo, ikuzo muri Yezu Kristo. Witinya kwanga icyaha kugira ngo utangwa na ba nyiracyo, dore ko akenshi nyine ari uko bigenda, niba atari igihe cyose. Nta muntu waza kugambanaho ngo reka turoge kanaka, reka twice kanaka, reka tubeshyere kanaka, we ngo umushwishurije tereka kana ibyo njyewe mbikora nkazaba umukristo ryari? Reka ndi uwa Kristo, sindi uwa Sekinyoma cyangwa sindi uwa Senzangano. Igikurikiraho ni iki se? Uwo muntu ni ukwanga, ndetse akagushyira mu mwanya yari gushyiramo uwo nguwo yakubwiye, akaba yakwiyicira we ubwe. Ni kimwe n'uje ashaka ko musambana, iyo umwemereye mu binshuti muri sebusambanyi, wakwanga mukaba banzi, akakwanga akaba nawe yakwica. Ntabwo rero abakristo dutinya batwica, nk'uko Yezu Kristo abitubwira muri Matayo 10 umurongo wa 16 kugera kwa 33, cyangwa se ukanakomeza umutwe wose ukawurangiza. Ntabwo abakristo batinya umuntu wabagirira nabi kuko bikundiye Yezu, kuko banzi ikibi, kuko bumva neza ko aho ngaho ariho hari ihirwe ryabo. Ikuzo rya Yezu niryo abakristo barangamira, niryo bashaka. Kukuratira rero ko wakoze ibyaha, kugushimira ko ugira ubuntu, kuko abagushatseho ibibi bose ubakingurira amarembo, ukababera icyitso mu bicumuro.
icyo ni icyubahiro cya sekibi. Umuntu aba arimo ahananurwa nkayo ariko atabizi. Igihe kiba kizagera akabibona. Uyu munsi Yesu aratwereka ikuzo rye, ikuzo nyaryo abantu badashobora kukwaka kandi rihoraho. Ubutumwa kuri uyu munsi Nyagasani Yesu Kristo aratuma abe kugera ku mpera z'isi kugira ngo bereke isi ko yayitsinze, ko ari umutegetsi rukumbi, ko ari umukiza rukumbi. Nahawe ububasha mu ijuru no ku isi. Abwira intumwa ze mu ivanjiri, nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose, dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Ubutumwa nanone mu isomo rya mbere nyine ubutumwa bukavugwa, aho Yesu agira ati, Yesu arabasubiza ati, si mwebwe mugenewe kumenya ibihe n'amagingo Data yageneye ubutegetsi bwe bwite, ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambera abahamya i Yerusalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya ndetse no kugera ku mpera z'isi. Ubutumwa. Umukristo rero wese yumva ko afite ubutumwa. Umuntu wese kabone naho yaba yabaye umukristo uyu munsi, byanze bikunze yumva afite ijambo ryo kuvuga, yumva afite icyo agomba kubwira undi utarinjira aho hantu. Nawe uracyari muri biriya, nturamenya ko Yesu yazutse mu bapfuye, nturamenya ko Yesu ari we byishimo bizima, wowe uracyari mu busambanyi. Nturamenya ko Yesu ari we byishimo bizima, wowe uracyasinda. Nturamenya ko Yesu ari urukundo, wowe uracyagendera mu nzangano. Umukristo yumva ko ubwo butumwa bufite, kandi abufite ku bantu bose, ko budafite ahantu bugarukira, ko umuntu wese amutumweho yumva afite icyo yamubwira kugira ngo akunde Yesu, kugira ngo amumenye, kugira ngo ahure nawe, kugira ngo ubuzima bwe buhinduke ituro rihora rinogeye Data uhoraho. Umukristo rero wese yumva atumwe kugera ku mpera z'isi, nubwo yaba atazigera hagera, ariko umutima we uba ufite abakristo bose muri we, nako abantu bose yumva yabahuza na Yesu, yabagezaho Yesu, yumva yabaha ibyishimo Yesu amuha, yabaha amahoro Yesu amuha, yabatoza gukunda nk'uko Yesu Kristo amuha kumukunda no gukunda no kubakunda bose. Umukristo muri uko kumva tumwe kuri bose bituma akunda abantu bose. Kuba amasengesho ya Bikira Mariya, Roho Mutagatifu Yesu yadusezeranije kandi aduha, natumanukireho mu izina nyina rya Nyagasani Yesu Kristo, atwereke ikuzo rya Yesu, adufashe kurishakisha kandi aduhe kuryamamaza, kwamamaza Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ngwino Roho Mutagatifu, mutima utagira inenge ya Bikira Mariya, uturengere uturwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli, dusabire. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Alleluia.